Ikaze hano kuri Vona TV, Imana ibahe umugisha aho muherereye mwese. Uyu munsi tugiye gukora amata ya avoine cyangwa ya griot cyangwa se ya flaco d'avoine. Icyo dukeneye rero, dukeneye amazi akonje, bisubiremo amazi akonje. Dukeneye nanone flaco d'avoine cyangwa griot cyangwa porridge ku bantu mu Rwanda niko bakunda kuyita. Dukeneye n'akayunguruzo kameze gutya, ariko utagafite ukaba ufite kaniro nabyo ntacyo bitwaye. Dukeneye na gikukuri. Ushobora kuba udafite gikukuri ariko ufite carbonate de sodium y'imvaruganda nabwo wayikoresha, ariko gikukuri ku bantu benshi bayibona. Dukeneye n'amagaraso cyangwa se amabarafu, yasinze ukuntu mubyita, gusa udafite barafu nabyo ntacyo bibaza. Dukeneye rero na blender yo kugira ngo tubivangiremo. Turafata blender yacu dusukemo za flaco d'avoine. Nakoresheje amatasi 2 cyangwa 500 g cyangwa se amatasi 2. Nindangiza ndashyiramo amazi nakoresha rero litiro 1 na 250 ml cyangwa se litiro 1 na enkare yayo, litiro 1 na enkare yayo, cyangwa se ubwo litiro 1 na 250 mg. Ubwo rero ndayafata y'amazi nyasukemo, gerageze gushyiramo iyo litre na 250 ml. Ariko udafite nk'ibipimisho nyine bipima, ushobora gushyiramo litre na ntuza n'igice cya litiro. Ubwo nindangiza ndabishyiramo, nirangiza ngende mbisye byivange. Nindangiza rero ko umwana ari kubisya rwose, ndetse nyuma akanya biri guseruka ku buryo amata abasha kuboneka. Nindangiza ndayungurura yose nyamaremo, n'ibitepfu byabyo mbishyire ku ruhande, kuko ibitepfu byabyo babikoresha ibintu byinshi. Wabikoramo biswi z'abana, cyangwa se ukaba wanabiteka kuko nabyo ni ingenzi, ukaba wabiteka ukabirya. Ariko ngenda bikoramo biswi z'abana nabwo buriya wenda ubutaha simbizi, Imana bishatse twazabireba. Ariko hano ibitepfu umuntu abikoresha, akaba yabikoramo biswi. Dore amata yanjye rero maze kuyabona uko amata yanjye ameze. Urabona ko ni amata meza, nta kibazo kindi gihari. Ababyeyi mufite abana, nta mpamvu yuko umwana wawe yakurana intungamubiri kandi ubona amata ari meza. Urabona ko ni amata meza kandi wikoreye, nta bintu byinshi wenda uvuga ngo mu ruganda bashyizemo. Ikintu tugiye gukora rero, mu gihe ubonye amata uhita ufata gikukuri. Ndafataga gikukuri gatoya cyane. Impamvu nakoresheje gikukuri nuko burya gikukuri ni nziza. Ikindi rero bagiye kubabwira nuko ugomba gukoresha amazi meza atetse, amazi wahita ubasha kunywa. Ubwo gikukuri yanjye nyishyiramo kugira ngo, kuko burya gikukuri yica toxique nyinshi, cyangwa se ni nziza cyane kuko hari ubumara cyangwa hari uburozi bwinshi yica ku byerekeranye n'ibyo kurya. Aroro gikukuri rero ni nziza, niyo nashyizemo. Ariko nkuko nababwiye, utayifite ushobora gukoresha bicarbonate de sodium. Ikindi nanone ku bantu bakunda wenda nk'akantu karyohereye, ushobora kuba ufite ubuki nabwo ukaba wanabushyiramo, cyangwa ufite sirop d'érable, cyangwa se ikindi kintu, cyangwa umutobe w'intuza w'ibisheke. Murabona rero ndasuka mu kirahure. Urabona ko ni amata meza cyane rwose, ubasha kunywa kandi afite intungamubiri. Ubasha kuyanywa ameze gutya. Cyangwa se tugiye kureba nanone uburyo ushobora kuyanywa washyizemo graso. Gusa nkuko nabibabwiye, ugomba gukoresha amazi akonje. Mu Rwanda nk'abantu kwa kundi ushobora kuraza amazi hanze mu njerekani, ugacya mu gitondo kumva arakonje, nuvuga ngo ayo mazi niyo wakoresha. Abagira utubindi ho ushobora no kuyaraza mu kabindi amazi yawe, ku buryo nyine uyakoresha rwose wumva ko ya mazi nyine abakonje, wumva afite amafu. Niyo mazi ukoresha aya mata ya avoine, kuko niyo aguha resultat nziza. Ubwo rero ushobora kuba iyo urangije kuyakora ushobora gushyiramo graso nzishyiramo kugira ngo nkomeze kumva nyine afite ubuhehere, niko navuga. Ushyiramo graso, kandi noneho iyo ushyizemo graso rwose ubona ukuntu hari ukuntu bita ubona atandukanye, ubonye ari meza, akomeza akaba urwererane, akaba rwose ari amata ubona asa neza. Hano nashyiramo rero graso, nindangiza nkuvanga. Ubasha nayo kuyatanga gutyo abana bakayanywa. Nkuko mubibona rero abana bizihiwe bayanyweye kandi araryoshye cyane.
ikindi kandi iyo ushyizemo garaso ubasha kuyabika mu buryo wenda bituma abikika neza. Gusa izo garaso zituma amata nyine akomeza kugumana ubuziranenge bwayo, ariko ubundi iyo wakoze menshi uyashyira muri firigo ukaba yamaramo iminsi 2 cyangwa 3. ubwo rero udafite firigo uba ukora yaba amata abana bamara. Imana ibaha umugisha rero, mukomeze kugubwa neza kandi muhahe muronke, naho ubutaha Imana nitugeza ku uwo munsi tubashe gukomeza kungurana ibitekerezo.